sibyo we shaka icyo cyangombwa ko nzakujyana mu Burusiya aho uzasanga ibyo byose nawundi uravuga firigo yageze mu bwato mu nyanja hajye y'Ubuhindi nayitumije mu mahanga igeze mirarigita neza na firigo byose byarajyanye ubu byarenze tuzajya gutabura amazi bafite nakubwira iki nzajya kuyakwereka hanyuma uzajyayo ndebe ubivane none se tureke ibyo da none se imodoka iri jambo ko rimfashije ijambo ry'Imana ryanditswe na Ayudede uwiyima afite ahanwa nk'umugome kandi nyiri ibyago imbwa ziramwonera ibi byo ni ibiki ko bajya bavuga ngo Imana ivugira mu bitabo ubu njye ntimbwi reka mbe nzinzi ibi ni ibikira iri jambo ry'Imana riri kwa Ayudede ngo nyiri ibyago imbwa ziramwonera zaba zizanyonera iki mama Soni karame mugabo mwiza enda ngwino hano twisomera ijambo ry'Imana sha twafashijwe gufashwa gusa ariko harimo n'ibiteye ubwoba nguki ngo nyiri ibyago imbwa ziramwonera ngo kandi uwiyima afite ahanwa nk'umugome mugabo byose bisomye ku murongo wanditswe na Ayudede igice cya 5 hepfo yaho ngo hari indi nkuru yanditswe na Gasinzegeri n'ivyo we yaravuze ngo nyiri ibyago imbwa ziramwonera yego biki ibyago imbwa ziramwonera nawe rwose nyumvire breke ijambo riteye ubwoba buri umukozi w'Imana wanditse iri jambo ntabwo yari yavangiye asanga wera neza izamwakira ngo iza yose nta bame ibyo bintu ntabwo ngiye mbyumva ibyo bintu bibaho kandi hano hari irindi ryanditse ngo iyo ukoze neza Imana iguha umugisha mu byo ukora wabona Imana itagiye kuduha umugisha umugisha tugomba kuwakirana na yombi y'abantu kuko urabona yaduhaye umwana mwiza ariko rero hari ikintu ngiye ntumvikanaho nawe icyo waraye uje wasinze nimugoroba buriya wantunguye no ariko nta kintu nta gisanzwe ntakoze wakoze ibintu bisanzwe cyangwa wakoze ibidasanzwe kuma umuntu wenda akabongo kamwe gake ntacyo biba bitwaye aka kanya utangiye gusinda ako si wowe ndege impamvu nabikoze sibyo nta nzoga nimwe wari winjiza muri uru rugo sinzi rero impamvu ukuntu nyine cyaka kandi aragomba kungura tugitangira kubana amaherike n'inde nayaguriraga nyine wazi gusogera ariko muri za Red Bull za Bavaria byose si byacikiye muri iyo ndabyibiryo nako ndaryibijumba ibibaye by'amateke nangize nkarenza hama rega nta n'isoni ufite none ngomba akuze ko nge wandakaza ahubwo kaneta ndumva bamumagaye Uyala mfashe umwana ahubwo nganze bitara yizire mwana wawe yego nta kibazo nende mu rugo ariko se akagabo se mva ntacyo gatwara rwose twatembera ntaribi subona kire kagabo atari katameze nk'akabwari ikibazo reka nta bintu bikaze ntago kazana ibintu byo kunera stress happy rwose turajya ku mazi yamaze naje nifuza turajyaho ngo bagiye ngiye kwitegura nanjye rwose ndaje umwana karamusigarana ewa ndaje twigendera rwose sawa bizumwe none se mwana yasinje ndabona uvuye kwitaba telefone mana se kwitaba telefone ni ikibazo ndaje ngo ugiye he aho ngiye rwose aho nanjye musanze araka ngiye kurebamo ahubwo mba wita ku mwana sibyo ngwiki wita ku mwana ahubwo ndagukunda ubundi uri umugore cyangwa uri icyorezo icecekere iyenderesha yo ajya mu nyoko yagutaye ariko mwana nashatse umugore nzi ko ari mwiza ariko ntacyo bose umwana uzakura maze uzanyizeye uzankiza mwana wa muraho neza mwana we muraho reka amaguru kansubiza ashyitse mwana wa muraho neza muraho namwe muraho mukuru muraho neza muraho yego dore ngaha kariya gatebe mwicaye rwose mushyikeho fasha umwana wa mukobwa wese
ese arakwemerera ko njya mbona atagendera abantu bose. uri muri aho yewe turaho gake nuko nyine dore mumpe ntabwo kumenyereye maniyo telefoni. none se ko witaruriye umwana nyina yagiye. yewe nyina sugira ngo ndacyamugira. aka nakumbi ubu nyina ntawe uhari. yewe ntawe. ngo igihe se kandi ese mwa babyeyi mwe ugira ngo nyina ndacyamugira. dore nuko musanze niko meze, dore nge n'iyo mwana bose turamenyeranye. none se aba yagiye hehe? aha mwa babyeyi mwe, hari igihe nyina azasinze yambaye ubusa, hari igihe arara mu kinani, hari igihe mbese ari nubwo aherekezwa n'udusarigoma. nanjye mwa babyeyi ubu narumiwe, ntacyo mumbwira rwose. niba ari umugore nashatse, niba ari shitani simbizi rwose, sinzi mwa babyeyi ukuntu muzatugira inama, simbizi rwose. aka nakumbi ndabaga ndoga mu rusamanzi. none se umwana wanjye katari ukuntu amureze yaba yahinduye imico mu buhe buryo? nuko bimeze muze, nuko bimeze, simbeshya rwose. ugusuza intandaro y'ibyo ngibyo neza. reka da, intandaro ni agahungu ngo kitwa mari mu mazi. intandaro niyo yako gahungu ngo ni mari mu mazi, njya kubona nkabona karamuhamagaye, kamara kumuhabwa ubwo umukobwa akayisiga bya bintu. ubwo nuko nyine nta kundi mwese nabigira. njya kubona rwose nkabona muri telefone handitsemo ngo mbari mu mazi. mwa babyeyi mwe rwose simbeshya, ibyo mbabwira ni ukuri. abona umugore yisize bya bintu byabo, nawe uterewe muzehe. nkabona arakarenze, nkabona aragiye akagaruka iyo yasinze ari kumena amasafiriya, ibiki byose. mbese hano nta n'igikoresho kizima nkigira. amasahani yaramenye, ubu ngubu rwose yanshubije ni umukene hejuru y'uriya mugore rwose. none se ko yavuye mu rugo atabikora, ubwo yabyigiye. mwana wa icecekere, yewe menya yari yarabisanganwe, irangiye se ntabwo yayize none, ariko ndaza kuzamwohereza mu muganirize. ako gasore kitwa ngo mbari mu mazi ni mukendende. ndabizi se wa muntu, ariko mbari mu mazi niyimuhamagara avuka ntawe uzi mbese n'ibiyaga byende bya. ndamubona rwose uko karamuhamagara ngo yese ngo sheri ngo switi. nuko ndababara nkabura uko ngira. ako umuntu w'umugore akaza akajya akarara hanze koko. nk'umuntu w'umusaza rero wa mugabo ugiye kubwira, uranyumva neza? sawa n'umwana yamura kurogoye nk'umuntu w'umusaza ngiye gukora iyo bwabaga, ngiye guteranya inama y'umuryango maze ndebe ko icyo kibazo twagikemura. nzabigufashamo yuko ntabwo urinda himuka rwose. ndatashye ariko ni ukuri rwose ubimfashiyemo wawe ngiriye neza. ndababariye utangiriye neza.